abakobwa bose babyumve muceceke mutuze abazungu nayo bose nibabyumve kandi tungere urengero Rwanda tugiye gukubita babyumve we kandi tungere urengero Rwanda. ntabwo wabimenye se ngo uzayibahuce oya tubwira neza none se nanjye nateguraga kuzajyana igihe kimwe Kigali nzabitenzanye nanjye nyine niko bibona bari kuze yuko nyine banciye bitemewe n'abari bagiye gukora nyine babibambuye bamwe babafunze abandi bariruka barabacika iyo baba bazatawe ibyatsi byaguyemo iki si kuko ibineke gisirabura sizabara ngo niba bishara ngaha tube twigaho ukuntu nyine tuzayicuruza tuguruka ariko tuzayicuruza nese twabigenze ko aricyo kidutunze yeba badata we ngaho ngiye n'amakuru tuzabigenza mana yanjye tuzatugenda ninjoro nka 12:00 tugende ducungana nabo nibaza tugenda tugaruke bagiye kuko nyine aho batumva nako bijya urumva ko ari forode rero ariko nibadufata bazatwica aho tube tubyiboneye tube twiganishije ibisanzwe oya ndikumva nyine mfite ukuba nose ko ariho nakuraga amafaranga y'amavuta ubu koko nzayakura yewe neza baba ese ndabona urembera ko ako nabyera bigoye cyane ako nyine ushaka ako vava muri njye nawe dufite ikiguri udashobora kumbwira n'umukunzi wanjye nakintu yambwiraga ntacyo ako ute wambwira ngo umuntu mubana mu nzu murarana mu buriri bumwe ngo ntabwo uzana kwasi nawe ntabwo ujya wemera iyo umuntu akubwira ukuri ntabwo wemera kumana ubu buzima buragoye cyane pe ubuzima buragoye zihanganira nyine azaguhamagara kwihangana gwari nimba umuntu waciyeho amezi 3 ataramamagara uragira ngo mubwire ngo iki ese njye urajya ngo mbikorere iki nanjye ntazahaba noneho ntabwo singiye wa muhungu dukundana yambwiye ko ejo azaza kunsura kandi urabizi nyine muri iyi minsi aba ari kwirukanka ntabwo mperuka kujya kuzungu ahubwo wowe ntugire ikibazo uriya muhungu ashobora kukuzanira amafaranga ugahita kugira kwigurira amavuta usa agiye nzayakura ahubwo wowe ndi kumva uzamavuta uki ndetse nazo nzamwakiriza umushyitsi azaza agende nta gafanta nta biryo use yaba datawe ahubwo se ikibazo cyose uzamwakiriza ikintu ntabwo siko bizagenda ariko nyine gatube tubirekera Imana niyizi ko tuzabigenza ahubwo se nta muntu waba uzi nabuze amafaranga wenda nakifashishe niba badata we wa mukecuru kwa Mukankwaya ejo yagone intsinda tugende kuko tumutere ibinyoma ubone uko uzafasha sheri wawe ukamwakira neza ahubwo reka tugende turebe yuko ari buyaduhe aho twigende kandi si wavuye bisavuye uye hehe naje wari gucuruza imyenda ki nose bira dufite amafaranga ntabwo twabuze aho tuzuduza none arimo aratuzanira imyenda ariko wenda akora yiduhera uyu musaza basa ari kuyiduta kukipima wajegera ese nta mafaranga dufite ahubwo gatuganiye nakunyuzamo iki nakwibura twofata ibyenda byawe uranjwibura none se kuje ugitunagaho hari amafaranga twari dufite muri se twari kigusabye cyangwa wari uje kudufasha ahubwo gatuganire utubwire uburyo funga ko kamoteri kawe nakumanya we akira n'imyenda byawe n'amafaranga twebwe twifitiye akira ukaba uramfashije wose abantu babiri habura n'umuvuga ngarabaye urabona twicaye no ngaha dufite akazi cyangwa urabona hari amafaranga dufite mufata ibyenda byawe we macimi ntabwo habeta mukubita udakubita inshuti yanjye ibyo ngibyo uri muri igira numva twakunoba reka nze nkwereke bonara
urukumva mwireze mwireguye. Basi wenda nzagukorera iki? Ese basi urumva yifuza amafaranga angana iki kugira ngo nyaguhe? Basi ibyo nyine ubinkorera. Njye nta mafaranga nshaka. Ese basi ushaka iki? Byo kubwira nuko wowe utabyumva. Ase Tegereza azaguhamagara. ubu kumbwira nimba bwa basi mbwira amafaranga ushaka yose nyabwe kuko ibyo gukundana nawe ntabwo bishoboka kuko nkunda mukuru wawe kandi byumve nawe ubyemeye. Ese njye nakubwiye ko byarangiye. Nanjye nabonye Ako bava ku kiri umugome. ibyo byari imbere. Bireka. Ase basi hano iwanyu n'abahari. Hari n'igeze nyine uhari. Na mama nawe ari basi mumbe namwibaza. Nta muntu uhari. Ahubwo muri iyi minsi yose iri imbere nka nyuma mu byumweru bitatu niyo uzaba uri hano ugeye. Yako mana. So nzakora iki? Faranga ngiye kukiraho kubera guhora ntega buri munsi nzahano. Ariko vani. Vani. Uyu afite menshi reka. Ako se basi ubu ngubu kuba wambwira ngo ari aha ngaha ibyo ni ibintu bigoranye cyane. Ubu niba mukundana uzagende inzira zose uzagenda uhumurizwa n'ahagiye anyura uzamubona. Ako wajya ureka kuvuga gutya. Ntugarajya ngo mvuge gute. Basi ushaka iki? Nese na moto yanjye nyiguhe. Nyimaze iki? Basi wewe uzayikoresha ibyo ushaka ariko njye mbwira musheri wanjye ari mpamye. Ahubwo ibyo byenda byawe watwanyweye muri modi urara ugasanga ibyo byenda twebwe aribyo dukeneye kumva ushaka kuvuga wari oya bamwe binde mugabo cyangwa kabuze n'inzira umva wagukubita tukakwiga wagukubita ushaka kurwana mwe ntimumenya ko muri abakobwa mugashaka kurwana n'umuntu ari umugabo mwe kaze nkwereke iyo myenda ngiye kuba kwita ku buryo n'undi munsi muzajya mubona mugahita mujya kwitura oya mumufasha mutibeshya mukazira rimwe haza umwe nimara kumuha amabere ya nyina utesha ariko niba mubona mwanze kumvikana ubundi twawukubise ukagenda we mwere kuzira rimwe haza umwe nimufunda kurunda none se niba mwanze kumvikana nimugende nose ubundi urashaka inkoni kuko mwumva imbere noneho niba mutaretse ngo mubite umwe n'undi murangiza mubite undi mwumva imbere ubwo ntibigenda ubwo turajya kubishukunya muri wowe ucuruza n'aho kujya muri wowe ngize kumenya wanze gutuza kandi iyo myenda tugakiyijyane n'undi waje ujya kudufasha hanze kandi iyo myenda kandi iyo myenda mwumva imbere mwumva imbere iyo myenda waduteye mu rugo we nazaniye myenda ntuzajya kugaruka nawe nuko undi munsi nuko mutashakaga kurwana mukazira rimwe kandi nari mvuze ngo hasi umwe genda we yadufashije ko akatiri yaramuka haje umwe ntabwo tunategetse kwizunguza aho kuradukoreye yaramuka haje umwe nanjye nkamuha amabere ya nyina mu mujyi wa Kigali umva ahubwo twakize ngaho wikomeza wirego ngo yimwe agenda wa musaza genda we shwihuta katukwirukankana genda genda azamushakira hanze azaguhamagara cyangwa se nanjye nabahamagara nzamubwira ko yamamagara Kandi saka nigendere. reka n'ubundi ibyo nakubwira uzabyemera gake Ntabyo nteganya kwemera. nta yindi ngendo ngengera narayigize ngo dukundane none iri kuzinyibarisha ubusa imaze kuriya gihe nanjye ndajya
w'umuriza nta mwana w'umuriza w'ikigoryi sinwara ubwo rero benye nsize imyenda yanjye bigira ngo sinahembwe nayo niyo mba nidesha nibayijyane ariko nanjye nakoze ubugoryi kwirukana Rutikanga sino nimero ye ndacyayibuka baha reka nze nkwereke 07 3 18 oh ndazibutse sha kanze nkwereke Rutikanga sha turi kumwe na Rutikanga nta muntu wankoragaho kandi barenda kumpa amabere ya mama ariko ubundi kariyo yayi ubundi ubungubu igihe nahereye nageze ariko ubu buzima bw'umujyi ni danje diri ku ikamba ry'abandi imyenda ngo hubu diri mu mageto y'abandi amasahane ngo hubu diri ahabereye ubukwe udusafuriya utuvide ngo hubu ibintu by'abantu ndabimaze kandi nabigurisha amafaranga nkayamarira mu tudurudu ubuzanye ndi kunguka iki ubu buzima ni hatari nta n'ikiza kibirimo ngiye guhamagara Rutikanga njye kubohoza imyenda yanjye ndahita nisubiraho cyaba cyanyitabye se cyoko nacyo mu mutwe wacyo wagira ngo habamo ibikwedu by'amateke kimeze nk'ikintu nkaho mu itabi cy'umuvumo yewe we ese bite wa mugabo uretse byagendaga sha byagendaga gake ariko byagenda ntabwo nari nkwerutse bari tuburanye bino bituma mbona by'amaraso niho bikiriye ubwo ni se siko n'umuvugana wenda narabiye urabizi sida kandi nababwiye abantu ntabwo mutajya kwisiramuza bimeze bite kwa muganga isiramuza kangahe ntabwo waba warisiramuza ukaba waranduriye sida imeze gutya hano kandi urabizi neza ko ari sida ntabwo yabura ukuntu ari sida kandi usambana mbizi gusambana wowe nigenge utananira umwaka usanze nta kintu ndafata ngo wari wamenye kanyamagara wendeshaga umutwe wamenye wanjye gira haski nawe umaje kujya unkoro gushora mu bwoko umva oya wibirakariramo wampfura we ahubwo umva icyo itari gitumye nkwakura niko wambabarira ko tukiri kumwe nawe nimfitiye amahoro wambabarira ukangarukira tugakomeza akazi hoya bitekerezeho ugaruke hamwe wansanze mbere n'aka kanya ubu niho nicaye tubitanye n'ibikobwa bibiri bimeze nkaho babisize umufungi wa bote birantakamwe byari binyishe hoya n'ubwenda mperutse guhubuza nabwo barabutwaye nyine bayijyanye kandi nayo niyo nari ntubuje ahantu sanzogera wese urambwira ngo nari kubakubita umukono nari mpanze ngo mbakubite mbagaragure mbahe amabere ya banyina ntabwo bari banyishe ahubwo ari bo nababwira ngo nihaze kamwe nkavunagure bakanga bakansuzugura bagafatikanya bakenda kuwucamo kabiri hoya mfite imbaraga ntabwo umuntu ufite amabere yanshobora ariko Rutika umuntu ufite amabere yanshobora ntari imbwa kuba banshoboye ndi imbwa oya ntago ndi imbwa nta nubwo banshoboye nuko bifatanyije ari babiri sha iyo haza kamwe se nanjye nkakagunyagunya oya ngwino usubire mu kazi natwe nitugenda turi babiri n'abari babiri turabavunagura baratubekeza ngo bafite amabere nanjye mfite amatuza sha nubwo amagufa yenda kuyamena ni imitsi yishushanyije hamwe ajya amabere y'abagabo bari kuyita ibiheri hoya ntago amabere y'abagabo babita ibiheri aho kugira ngo uyite igiheri wayita intongi intongi da
kuko itandukaniro riri mu ibere ry'umugabo n'iry'umugore, iry'umugore riba ritumbaraye, rifitanye isano n'ibuno, naho iry'umugabo riba rikoshamye, naryo rifitanye isano n'akabombomori kamwe kaba gatumbye ku kirenge. Hoya nkubwiye akabombomori, ndetse ukubwiye mwirugu haba akabombomori wa gicucu. Hoya inkabya se ndayizi, kiza mu mutwe. Ngaho ngutegereze uze ujye kumvanira mbohoza imyenda yanjye. Woke imbwa